ashira ishyano afatanywe igihanga afatwa asambana kandi kizira kikaziririzwa. Ese iyo nshuro niyo ye yari iya mbere agwa mw'icyo cyaha, cyangwa yaba ari ya minsi y'igisambi bibaze. Kuri benshi gusa urupfu uwo mugore wari ugeze yagiye kera ku busa, nawe arabizi ko mu mategeko ya Musa handitsemo urupfu rw'amabuye. Ayiwe, uwo mugore yakozwe mu mutego bawutega Yesu ngo bumve urubanza mucira bamufatiraho. Abantu isinzi baramushoreye bamuzanira Yesu ngo bumva akamuvamo. Yesu we intamenya, wanyereka mu mutima w'uriya mugore utazi ibigiye kumubaho. Banza yinjiye mu icuraburindi ry'urupfu, yaraze yasezeye byose, nyamara agiye mu rukiko rw'impuhwe. Akimubona yahise arora kure, impuhwe ziramwuzura, atuye azavamo umuhamya nyawe w'izuka ryanjye. Urukiko rw'impuhwe ntakizirusha uburemere, aho Yesu ari kumwakira neza uko waba uhageze kose. Mu rukiko rw'impuhwe ntakizirusha uburemere, aho Yesu ari kumwakira neza uko waba uhageze kose. Ndakubwiza ukuri, ntabwo nabonye urubanza nk'uru. Umva ibyakurikiyeho, inkuru nziza kuri wowe nanjye. Yesu yabwiye abo bashinja uwo mugore ati utarakora icyaha namubanza irya mbere asubira inyuma. Buri wese ukwe impuhwe ntakizirusha uburemere, aho Yesu ari turakira neza uko waba uhageze kose. Uwo mukiza yabwiye uwo mugore ati genda amahoro mwana wanjye, ati genda amahoro uherukiraho gucumura, uherukiraho gucumura